Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nifuje ko dusangira ijambo ryiza. Tugiye kuganira uko Yesu agaragara mu isezerano rya kera. Inkuru y'uyu munsi ndayita Aburahamu yabonye Yesu arishima. Yesu ari kwigisha abantu, yageze arababwira ati kandi ngiye kujya ahantu mutazi, kandi muzapfana ibyaha byanyu nimutemera ko ndiwe. Batangira kumwumvisha ko ari bene Aburahamu nta wundi bashaka kubera imbata. Maze arababwira ati iyo mumenya Aburahamu muba mukoze nkawe, kuko yifuje kubona umunsi wanjye awumenya arishima cyane. Baramusubiza ati nturamara n'imyaka 50 Aburahamu wamubonye hehe? Koko Aburahamu yari yarabayeho nk'imyaka 2,000 kuko abo bayahudi bose niwe bakomokaho. Yarabayeho rero nko mu myaka 2,000 arapfa. Abamukomotseho rero nyuma y'iyo myaka nibo bari kumwe na Yesu barimo bamugisha impaka. Yohana 8:56. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi abubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira bati ko utaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Yesu yababwiye ko yahuye na Aburahamu. Bahuriye he? Reka tubishake muri Bibiliya usanga inkuru nk'izingizi n'ubundi zifite ahandi hantu bagiye bazivugaho. Mu gitabo cy'intangiriro ibice 14 bavugamo inkuru y'abami bateye abandi bami. Noneho n'abami ba Sodoma na Gomora nabo binjiramo muri iyo ntambara, ariko barayitsindwa. Lot nawe baramunyaga bamutwarana n'ibye. Hanyuma inkuru igera kuri Aburahamu. Aburahamu atora abantu b'indwanyi bavukiye mu rugo rwe, nuko bajya kubohoza mwene wabo Lot. Byanditse mu ntangiriro igice cya 14 umurongo wa 14 kugeza kwa 20. Atabarutse avuye gutsinda Kedorulaomeri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodoma amusanganira mu gikombe Shefu, nicyo gikombe cy'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose, amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwe umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije abanzi bawe, ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Melikisedeki ni muntu ki? Yari umwami w'i Salemu, yari umutambyi mukuru w'Imana isumba byose. Nuko azana imitsima na vino, kandi Aburahamu amuha kimwe cy'icumi mu byo yari afite. Melikisedeki yongera kuvugwa mu isezerano rya kera mu gitabo cya Zaburi, icya Zakariya n'icya Yesaya. Zaburi 110 umurongo wa 4. Uwiteka ararahira ntazivuguruza, atura umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Hari umutambyi Imana yagize umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki nyine. Zakariya ibice 6 umurongo wa 13. Ni koko niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka, azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwami ategeke, kandi azaba umutambyi ku ntebe ye. Bombi bazahuza inama zizana amahoro. Hano aho baratwereka ko ari uzubaka urusengero rw'Imana, agire icyubahiro kandi ategeke nk'umwami nyine, kandi abe n'umutambyi. Yesaya 9:5 kugeza kuri 6. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutwari buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikire guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete. Uwo mwami yitwa umwami w'amahoro, ni Imana ikomeye, ni data wa twese, kandi ubwami bwe buzahoraho. Nta wundi mutambyi wigeze kuba umwami keretse Yesu Kristo.
niwe utanga ifunguro ryera aho yasangiye n'intumwa ze akanadusaba kujya dusangira. Niwe Aburahamu yahaye 1/10 kandi ingoma izahoraho iteka. Uwo tumuzi nka Yesu Kristo niwe mwami w'amahoro akaba n'umutambyi w'Imana. Mu gitabo cy'Abaheburayo basobanura birya twasomye mu ntangiriro, bakavuga ko uwo Melikisedeki ari Yesu Kristo ubwe wahuye na Aburahamu. Abaheburayo 6:20, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Abaheburayo 7:1, Melikisedeki uwo yari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami, amuha umugisha. Salemu mu Giheburayo bivuga amahoro. Abaheburayo 7:2, ni nawe Aburahamu yahaye 1/10 byose. Ubwa mbere izina rye risobanura ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanura ngo umwami w'amahoro. 3, ntagira se, ntagira nyina, ntagira abasekuru, ntafite kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ashushanya umwana w'intama, ahora ari umutambyi iteka ryose. Bakomeza rero batubwira ko akomeye ndetse kandi ko yahawe 1/10 na Aburahamu aho kuba Aburahamu cyakira, kuko urubyaro rwa Aburahamu rukomoka kuri Lewi ari rwo rwavagamo abatambyi, ari nabo bafataga 1/10 Abayisiraheli batangaga. None dore Aburahamu niwe ugitanze, agihaye umutambyi mukuru w'Imana ari we Yesu Kristo. Urumva ko rero Yesu yahozeho na mbere hose yuko Aburahamu abaho, ndetse na mbere yuko isi iremwe, kuko muri Yohani 1 batubwira ko yaje mu isi kandi ngo isi niwe wayiremye, ariko abe ntibamwemera. Yesu yahozeho niwe ibintu byose bikesha kubaho, ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Nzakomeza kubagezaho inkuru zerekeye Yesu mu isezerano rya kera kugira ngo dusobanukirwe ko yavuye mu ijuru kandi yahozeho.